Akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Abadahigwa ba Nyanza niryo zina ry'ubutore ry'abatuye aka karere. Ni akarere gakomeje gukataza mu iterambere haba mu bukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Ibi byose bikaba bigerwaho binyuze mu mihigo ihigwa buri mwaka. Kimwe n'utundi turere twose mu gihugu, muri uyu mwaka 2020-2021 akarere ka Nyanza karahize mu nkingi zose, kandi imihigo yose kahize kahesheje ku kigero gishimishije. Twahize imihigo 95, niyo mihigo twasinyanye n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo mihigo rero 95 ikaba igabanyije mu nkingi 3, harimo 23 mu nkingi y'ubukungu, 53 mu nkingi y'imibereho myiza na 19 mu nkingi y'imiyoborere. Iyo mihigo rero twarayesheje ku kigero gishimishije kandi yose, ku buryo uyu munsi twizera ko icyo twari twateganyije byagezweho, nubwo imbogamizi zitabura mu gushyira mu bikorwa gahunda nk'izi ngizi. Mu nkingi y'ubukungu, ubuhinzi nibwo bwaje imbere, aho aka karere kahize guhuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe birimo ibigori, ibishyimbo, imyumbati n'umuceri. Uyu muhigo ukaba waragezweho ku kigero gisaga 100%. Nk'igihingwa cy'ibigori bahize guhuza ubutaka ku buso bungana na hegitari 3700. Uyu muhigo ukaba wareshejwe ku kigero cy'107%. Mu rwego rwo kuzamura umusaruro, biyemeje guhanga amaterasi y'indinganire kuri hegitari 30 no gukora imirwanyasuri kuri hegitari 1400, kandi bakuhira ku buso buto bugera kuri hegitari 60 hakoreshejwe imashini zuhira. Uyu muhigo nawo ukaba waragezweho ku kigero cy'102%. Ibi birushaho guha icyizere abahinzi bakoresha ubwo buryo. Icyambere bafasha guhangana imihindagurikire y'ikirere. Hari igihe ujya ubona ko amapfaza izuba rikava igihe kitakabaye ngombwa, ariko iyo umuhinzi afite ubu buryo bwo kuhira, yifashisha imashini akuhira ibihingwa bye, ugasanga umusaruro nta kiwuhungabanyije, arawubonye kandi uko yabiteganyaga. Mu bworozi, akarere ka Nyanza kahize gutera intanga inka zigera ku 5589, kandi byagezweho ku kigero kiri hejuru y'100%, binatuma abaturage bahigira kurushaho kwiteza imbere. Niramuka ibyaye amata nzajya ngemura, ayandi abana banywe, noneho nanjye nywe mererwe neza. Noneho rya faranga nindi kura mu mata andengera amafaranga ndengere, ngira intego nzageraho. Akarere kahize guha inka imiryango itishoboye 850, kandi litiro 5,400,000 z'amata zikanyuzwa ku makusanyirizo ayageza ku nganda ziyatunganya. Umuhigo wagezweho 100%. Ibi bikaba biteye ishema aborozi muri aka karere. Umuntu yashoboraga kuvana amata nk'aha ngaha muri Ntyazo akayajyana n'i Nyanza ayasunika ku igare. Akenshi ukaba wagerayo ayo mata yapfuye kubera yuko yakoze urugendo rurerure, rimwe na rimwe ugahuriramo n'ingorane uwo wayashyiriye akaba yakwambura. Ikiro navuga koperative itandukaniyeho nuko twakoraga mbere, nuko ubu ngubu dusigaye dukusanya ya mata tukayageza kuri koperative. Twayageza kuri koperative ikatwishyurira ku gihe, hanyuma wa muturage nawe akabonera amafaranga ku gihe. Ugasanga na wa mukamo wapfaga kwirwa umuntu ayazererana, ugasanga wa mukamo ntago ubasha gupfa kubera yuko dusigaye tugarukira hafi. Mu rwego rwo kuzamura ubukungu n'ishoramari, hahizwe kurangiza iyubakwa ry'agakiriro kagezweho ndetse no kubaka uruganda rukora insinga z'amashanyarazi. Ibi nabyo byagezweho 100%, ndetse biha benshi imirimo. Nashoboye kwiteza imbere kuko mfite abana narihiye amashuri, barimo baragenda barangiza, kandi amafaranga nayakuye hano. Bamwe bari mu myuga, kandi nshimishwa n'ibyo dukoze hano kuko ni ikigo hazaba ari ikigo cy'imyuga. Numva abana banjye nagombye kubohereza kuko nanjye nahatanze amaboko yanjye, kandi mpakura inyungu, bariga bararangiza. Numva rero nta mpamvu z'uko bataza gukorera. Kandi nkaba nshima akarere ka Nyanza kuko kaduhemba neza, duhemberwa igihe, bakadutoza gutanga mituweli, kandi natwe tukumva ni byiza kuko amafaranga baba yaduhaye muri Ejo Heza tukajyamo,
muri make n'akarere kagira ibyo kadufasha mu mafaranga baduhaye, katugira inama z'uko tugomba kuyakoresha. Mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, akarere ka Nyanza kahize imihigo 53, kandi iyi mihigo yagezweho inatanga umusaruro wifuzwa ku kigero gishimishije. Hahizwe kugura imbangukiragutabara imwe, yaraguzwe. Ku muhigo ujyanye no gushishikariza abaturage kwitabira kuboneza urubyaro no kwipimisha inshuro enye ku bagore batwite, abadahigwa b'akarere ka Nyanza barabyitabiriye, ndetse uyu muhigo ugerwaho 100%. Ababyitabiriye basanga hari impinduka byazanye mu mibereho yabo. Ubwo rero ugomba kubyara abana ufite na mituweli, kandi ufite n'ibyo wakabagaburiye kugira ngo batazagera mu mirire mibi. Rero umuntu wese yumve yuko nabyara abana azaba afite ubushobozi, kandi ikindi ababyare avuga ngo mfite aho niteganyirije, ejo umwana nagira icyo akenera azajye kureba aho yagikura, atazajya kwataka ubuyobozi ngo nimumfashe mumpereze ibi n'ibi. Oya, nafashe ubuyobozi, ubundi ni ugufatanya twese. Ega leta iradufasha, ariko natwe tugomba kugira icyo twimarira, kugira ngo muganga nyine amfashe kandi afashe n'umwana ntwite, kuko hari imiti bamuha mbere y'amezi 2 n'igice nk'isama. Ni ukugira ngo rero bimfashe bifashe na wa mwana, kuko bamuha imiti yongera amaraso. Bidufasha kubaho neza kandi no kumenya aho umwana wacu ahagaze no mu mikurire yiwe, tukamenya uko umwana ahagaze, natwe ubwacu biduteza imbere kuko tuba dufite ubuzima bwiza. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike n'ingendo ndende zikorwa n'abanyeshuri, akarere ka Nyanza kahize kubaka ibyumba by'amashuri 614 n'ubwiherero 880. Bikaba byaragezweho ku kigero cy'100%, binatanga igisubizo ku ireme ry'uburezi abana bahabwa. Ku ireme ry'uburezi, ikintu cya mbere ryunganiye uhereye no mu mitwe y'abana. Hari ukuntu ibyumba bimaze kubakwa, rero uhereye n'igihe byubakwaga kuko abana bazaga kubisura, byatangiye kubategura mu mutwe, babona ko leta yabazirikanye, nabo bagira umuhigo wo kuba bigira heza. Icyo ni icya mbere, bagomba no gutsinda. Byatumye abana bagira umuhigo ku giti cyabo. Ikindi byoroheje mu kubakurikirana, byaradufashije kubera yuko hari igihe wasangaga abana baje bakererewe kubera yuko babaga baturutse kure, ariko ubu ngubu kuko basigaye biga hafi, twebwe turabikurikirana bikagenda neza, ndetse niyo yabura wamenya naho umubariza kuko haba ari hafi. Muri gahunda zo kurengera abatishoboye za VUP mu nkingi zayo zose, hahizwe gutanga akazi ku baturage, gutanga inkunga y'ingoboka ndetse n'inguzanyo. Abaturage bavuga ko uyu muhigo wabagiriye akamaro kuko byatumye imibereho yabo ihinduka. Ubwo rero VUP ahiziye, bwa mbere baduhembye amafaranga 10,000. Mbasha kugenda nguramo ihene, irabyara, nyuma haza kuzaho amafaranga y'inguzanyo. Nguza amafaranga 100,000. Nguramo itungo ry'ingurube, ingurube irabyara, kugeza na buhe n'ubu nta kintu bimbwiye, ifumbire ndayifite n'amatungo ndayafite. Nta kibazo mfite mu mibereho ya buri munsi, kuko n'ubu ndacyakomeza akazi nkakora. Aho mbona bigiye kugoroma araza nkongeraho, nkabona ndazamutse. Nta kibazo mfite muri make. Imiryango 35 y'abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi itari ifite amacumbi, yubakiwe inzu za 2-in-1, 4-in-1 ndetse n'amazu asanzwe, kandi umuhigo wagezweho 100%. Kurihirira abana ushaka n'icumbi byari ikibazo gikomeye, kuko hari n'aho wageraga ukabura n'icyuha abana. Icyahindutse nuko numva ntuje mu mutima wanjye, mfite icumbi, ndatuje. Ubuyobozi bwarankoreye, kuko niyo naburara ariko navuga ngo ndasabwa ubukode. Ni ukuri ndashima ubuyobozi bwakoze ibi, ntacyo nabona mbishimira pe, birarenze. Mu rwego rw'ingufu, akarere kahize guhingwa 6,000 amashanyarazi afatiye ku muyoboro mugari, ndetse n'ibigo bigera kuri 20. Ibi byazamuye iterambere rikomeye haba ku mikorere y'ibyo bigo ndetse n'iry'abaturage muri rusange. Ubu ngubu hari ibyuma bishyushya abana, bifasha mu kazi kacu muri maternité. Ibyo byuma ntibyakoraga, bikaba byatera ndetse imbogamizi zimwe na zimwe
zirimo no kuba umubyeyi cyangwa umwana yagira ikibazo, ariko ubu ngubu harabona ibyuma dukoresha mu maternete bishyushya abana birakora kubera ko umuriro w'amashanyarazi bihagurutsa, ntabwo za pano zashobora kubihagurutsa. Laboratwari hari amamashini asaba umuriro w'amashanyarazi, ayo mashini ntabwo yakoraga, yari aho ngaho abitse gusa, yaratoye urugeze. Ariko kuva amashanyarazi yaza, ubu ayo mashini tuyakoresha. Iyo umuntu yagiraga nk'imyaka ajya gushesha, twafataga urugero tukajya ahantu bita mu Rukondo, hakurya ya Mwogo niho hakundaga ko hari imashini, cyangwa tukazamuka tukagenda ahantu i Nyanza, mu mujyi wa Nyanza. Ariko aho tumaze kwegerezwa umuriro w'amashanyarazi, ni ukuvuga ngo ibyuma twiteje imbere twarabiguze, biratwegera, turawukoresha tuwubyaza umusaruro, kugira ngo natwe uwo muriro utadupfira ubusa, ahubwo ugire icyo tuzamuraho, ugire iterambere natwe tuzamuka tuwukesha. Mu guteza imbere imiturire no gukemura ibibazo bibangamiye abaturage, akarere kiyemeje kwimura ingo 20 zikava mu manegeka bagatuzwa mu mudugudu, kubakira imiryango 44 idafite amacumbi no gusana inzu 497 y'imiryango itishoboye. Nabaga mu manegeka ari ahantu habi cyane, imvura yagwa tukagira ikibazo cy'amazi menshi, amazu yarashaje, imvura yagwa nyine tukarara duhagaze ari nka nijoro. Ubu nta kibazo, turi ku mudugudu, umuriro urahari, nta maninda ahari, ni ahantu heza cyane. Umutekano nyine mbona ari byiza, n'icyo nakenera nkiyambaza umuturanyi. Akarere ka Nyanza kahize kubaka amazu 4 ya 4-in-1 mu mudugudu w'icyitegererezo mushya mu murenge wa Rwabicumu, n'inzu imwe ya 4-in-1 n'amazu 2 ya 2-in-1 mu mudugudu w'icyitegererezo usanzwe wa Nyabinyenga. Ibi byose byagezweho 100%. Mu rwego rw'imiyoborere myiza, akarere ka Nyanza kahize kugira umurenge umwe ntangarugero, utugari 5 n'imidugudu 10, kandi byagezweho abaturage babigizemo uruhare ndetse barabyishimira. Iyo umuturage yamaze kuba yizigama, akaba afite ubwishingizi bwo kwivuza, aba afite imibereho myiza, no kumubwira gahunda zindi za leta bahita bazumva, tugahita tujyanamo neza. Niyo mpamvu dushima cyane ubuyobozi bwacu muri ibyo bikorwa byiza budufasha bya buri munsi. Kandi ku bijyanye n'umuturage, mu byo kuba umurenge wacu ari icyitegererezo, ngira ngo bituma natwe biduha imbaraga zo gukora tuva hamwe tujya ahandi. Mu bijyanye n'ubuhinzi, iyo urebye ubuhinzi uko bumaze gutera imbere, ukareba santere yacu uburyo imaze kuvugururwa, ukareba umuturage uburyo yizigama, ukareba n'uburyo abana bari ku ishuri, cyane ko amashuri mu murenge wacu wa Ntyazo, ngira ngo muri uno mwaka twongeye kubona ibigo by'amashuri bishyashya, kandi uhageze ni ibigo byiza bisa neza. Hano hirya muri Geste Rugarama hari ikigo cy'amashuri cyatumye abana ba hano hafi y'isantere bava muri santere bajya kwiga ku kigo cy'amashuri gishyashya cyari kihari. Abaturage kandi bitabiriye serivisi z'irangamimerere hifashishijwe ikoranabuhanga rya CRVS, kuko basobanukiwe akamaro k'irangamimerere mu igenamigambi n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ibi nabyo byitabiriwe ku kigero cy'100%. Icyizere cyo kwandikisha umwana mu ndangamimerere ni byiza cyane, kuko bigaragaza umunyarwanda, bikagaragaza umubare uri mu Rwanda, ndetse na serivisi zose uzikenera ko umwana ari mu ndangamimerere, yaba nko kwishyura mituweli, usibye ko ari na byinshi cyane, byose ntabwo wabirondora. Bifasha umuntu mu igenamigambi n'igihugu kiba kimuzi. Imihigo yose uko ari 95 yahizwe n'abadahigwa ba Nyanza yashyizwe mu bikorwa ku kigero kiri hejuru kandi ku buryo bushimishije. Iyi ni imwe muri yo twagarutseho, yashyizwe mu bikorwa ku bufatanye bw'ubuyobozi bw'aka karere, abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ibi bituma hishimirwa umusanzu buri wese yagize mu kwesa imihigo. Turashima cyane abafatanyabikorwa bose twafatanyije kugira ngo iyi mihigo igerweho, cyane cyane ku isonga turashimira abaturage b'akarere ka Nyanza bose uruhare bagize mu kugira ngo iyi mihigo igerweho. Kandi turashima cyane abafatanyabikorwa bibumbiye mu ihuriro y'abafatanyabikorwa mu iterambere JAF, harimo imiryango itari iya leta, ibigo bya leta, abikorera, bose tubashimira cyane ko uruhare rwabo rwabaye indashyikirwa. Nagira ngo rero mbonereho umwanya nsabe
abaturage bose twafatanyije kugira ngo iyi mihigo tuyigereho, ko iyi mihigo ni ibikorwa biba bigamije guteza abaturage imbere, bigamije guteza akarere imbere muri rusange. Nkaba nsaba rero ko ibikorwa twagezeho uyu mwaka twafatanya kubibungabunga. Hari ibikorwa remezo twubatse, hari amazi, hari amashanyarazi, hari inyubako zinyuranye, harimo nk'agakiriro twubatse kameze neza, harimo inyubako z'amazu yubakiwe abatishoboye, amashuri. Ibyo byose ndagira ngo mbonereho nsabe abaturage dufatanyije muri iyi mihigo ko twafatanya no kubibungabunga kugira ngo bifatwe neza, birambe kandi bikomeze kubyara umusaruro utegerejwe. Hari kandi n'ibindi bikorwa binyuranye, hari inkunga zagiye zitangwa ku baturage mu buryo bunyuranye, abatishoboye bahawe, hari abahawe inkunga y'ingoboka, hari abahawe inka muri gahunda ya gira inka cyangwa se akazi muri gahunda zinyuranye. Aha naho ni ukubasaba ko uwo musaruro bagize ubafasha kwiteza imbere kandi mu buryo burambye.